fata ibyawe by'urwana ese mwarabanaga kumbe bye mwaranabanaga mwaranabanaga se ira mu rugo umwana wawe nzamwirerera ugatekereza umuntu wagutera ibyo birakureba ibyo birakureba nta mbabari wiza kupfukama imbere babuja mwarabanaga se mwabanaga mu nzu umva byihorere wa munyamakuru we mvira nzi ko gukundana gusa bakwirukanye wowe ngo ndi wakwirukanye ntugarukire mu rugo mvira hanga ndetse arabahe cyangwa umbwire mvira hambira mu rugo ese ibintu byo yazanye byonyine ase umugabo bamwirukana mu rugo umuntu w'umugabo kwe ahubwo jyemenyere ko abagore bo byaho babaza uriya mugore se amariye iki ubundi umaze iki si ukuza ukarya gusa warangiza ukajya kwiga gusambana n'abagore b'abantu wowe wambabariye ariko ndi kugira ngo ufashe wenda twumve nimba yanaca bugufi akakuba mikora ashobora kubitera umwaka usambana uza kwiga umufata vira hanga wundi basa gutenda ukemuka wamaze gutera inda ugenda no kwiga umwana wawe navuka zamwirerera navuka mba ko nyina yasohoye se ku gasozi kwera akajugunya hanze kugusohora se gusa ahubwo nese wowe uzana ikintu wazanye imyenda yonyine harimo n'ibikombe ariko vira hanga wundi n'ibikombe urabimuha namvire najyana n'ibikombe niba twari byo wazanye mvira hanga mvira nawe ibyo ntabwo bikureba kari wowe nyirabayazana byose mvira hanze abayazana se ngewe iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye kaze kuri Manzi na Innocent TV ni Souvenir Smart Boy n'ibisanzwe ndi mu makaritse n'ubundi nsanzwe ngendamo kuko si ubwa mbere mbaye nagendamo no kuvuga ngo rero cameraman kugira ngo udafata abantu babandi kamagarare hano kuyamagarare hano kugira ngo abantu babanze batambuke ubundi dukomeze igikorwa cyatuzinduye kuri uno umunsi sasa rero bakunzi bacu uyu munsi nanone naje namaze kumenya ko uwitwa Keve muramuzi ko mwabonye wa musore ureherutse kurwana na mukeba we ko nabivuga sinzi ukuntu babyita iyo ari umugabo ku mugabo yanze ko abakebundi ari abagore ku bagore ari umugore ku mugore ariko ubwo reka tugire turebe ese yaje hano kugira ute yagarutse kuri wa mukunzi we wa mbere situzi ngo bari gupfa iki situzi ngo cyamuzanye ni ikihe nibyo rero tugiye kuba twayareba kugira ngo tube twabasha kumenya ese ari hano ari mu biki ko twabonye wa mukobwa mukatira mugatinye nibone undi mukunzi we aka kanya ari hehe ese yagarutse ngo bigende gute ese yigarukiye kuri wundi wa mbere nibyo rero nje kureba tubane rero dusozanye kugira ngo twese tuze kukomeza tugire gute dusobanukirwe ku muntu ushaka kunkurikirana WhatsApp ni 078 92 71 685 uramana twagiye akantu ku kandi ikintu cyose nta na kimwe kigize kiducitse nta no gutinya nuko njye mpita mfatiraho kuko umaze kubamenyera twagiye nta mutima mubi bwawe bakunzi bacu bakunzi b'Amanzi na wirirwa mu bagore hese mu bagore se ubu ngubu ntago ejo budira kubonye video bayisohoye urajya kwinginga umva uriya niwe wakunze musanga ntago namukunze kurusha sere ndagukunda wajyaga kumusaba imbabazi atamukunze se umva sereka nkubwire ntago nanjye ntago ari ngiye urwo rwanyu menyera urimo amadayimo oya bayitonze niba yari yandoze ariko ibishobokane nanyweye inzoga wari wanyweye inzoga wari wanyweye inzoga byari imbabazi kuse byakarakaje nanjye simbizi nanjye nabonye
nabonye ngerayo mbona nta bagiye kumusaba imbabazi kubera ko ari wanze watekerezaga ko uzasubirayo nakubwiye kuvuga ukunze urabyanga ujya kumusaba imbabazi kugira kuko wari uzi ko uzasubira rero niba yemeye gusaba imbabazi wasanga wenda ntabwo gushaka mu rugo rwanjye mvira hani bar umwana wawe nzamurera mvira hani bar umwana wawe nzamurera ntabwo ngiye kugamira mvira hani bar umwana wawe nzamurera genda ntabwo gushaka mvira hani umva nawe ntabwo bikwimvira se kwa mganirimo mugenda hose ko njemba ndi kwishakira amakuru ari mamwayama ngenda kuyafata umugabo nyabakira kukubona ugenda utera n'umwaka wahuko aho ngiye kubona ugenda tekereza wiruka mu bagabo mwitero imbabazi umva mwana nzamurera mvira ndagukunda mwasambana buri munsi koko byanjye nawe urambaza ikimana ayiwe kamerama kuraho Chumani Sinya Yese mwarabanaga kumbe buje mwaranabanaga sira mu rugo umwana wawe nzamwirere gatekeza umuntu wagutenda ibyo birakureba ibyo birakureba nta mbabari wiza kupfukama imbere babuje mwarabanaga mwabanaga mu nzu umva byihorere wa munyamakuru we mvira nzi ko ari gukundana gusa wowe ngo ndi wakwirukanye ntukarukire mu rugo mvira hanga ndetse arabahe cyangwa umbwire mvira hambira mu rugo ese ibintu byo yazanye byonyine ase umugabo bamwirukana mu umuntu w'umugabo kwe ahubwo byamenyere ko abagore bo byahukana ese umugabo aragenda avuga ngo umugore aranyiruka ashyira mu nzu gatekereza ibyo wazanye ndabiguhaye byagenda ukamusohora nk'imbwa namaze gutera inda no kwirinda gusebya urane wowe wahisemo mvira hanga kandi muri kundakaza nakubwiye yewe ikintu kiri kuntungura ntago kizi umugore yirukana umugabo ese nakire wowe uri gutanga amafidi wafashe se birakureba umva mvira bashyira mu nzu sikoreka byani byawe mvira winjiza mu nzu ki abara turangije neza imyenda yanjye yose hanze wagira bisohora umuntu w'umugabo kweri utandakaza tekeza umuntu wagutenda ukemera wamaze gutera inda gutenda no kwirinda umwana we navuka navuka mba ko nyina yasohoye se ku gasozi kwera akajugunya hanze kugusohora se gusahu nese wowe uzamwana ikindi wazanye imyenda yonyine ko harimo n'ibikombe ariko n'ibikombe urabimuha namvira najyana n'ibikombe niba twari byo wazanye mvira nawe ibyo ntabwo bikureba kari wowe nyirabayazana iruhande abayazana se ngewe singwane nawe wamvira nawe ngaho ndafata konzi bamanze na Innocent TV byose ndabifata wagimbabari ari kabasinjize mu cyane byawe mvira mvuga cyo wangore urabizi umwana we nzamurera rumva uri kumutsambere duhura bireke guhura nawe se no kwiga ujya kusabya sanga abagore ba umva fata ibyo bari kugenda umvira fata nguhereze ugende nakubwiye ko mukuna yambi kubwira iciro zira umbwira icyo ari impamvu abonye ya video nayo nasi ibyo numvise nabyumvise rero ndetse we igituma mwirukana nuko wabonye ajya gusimbaza wa mugore asaba imbabazi uriya mugore se amariye iki ubundi umaze iki si ukuza ukarya gusa warangiza ukajya kwiga gusambana n'abagore baba wowe wambabariye ariko ndi kugira ngo ufashe wena twumve nimba yanaca bugufi akakuba mikora ashoboye kubitera umwaka usambana uza kwiga ufata vira hanga wundi base oya batunze reka basinjize imyenda siko batunze vira ariko se kukindi ko kubya nawe uri kwirukana siko reka baba we reka ninjize siko uramwirukana kuri aya masana barabaturanye bare ngari n'abana bare naso basi uyu mwana utwite aka kabebe nkaburi utsinitse nkapfa kuri aka kabebe nkapfa nabona umwana wanje siko ako kabebe nzamubwira ko wapfuye genda reka basi ninjize ibintu ndagusobanura turi mu nzu ariko ntacyo usobanura turi kwiteza abantu banyamakuru tekereza kwiteza se jyana ibyawe akusobanutse jyana umwana wawe nzamurera wewe zimya nawe vana hano nyine funga niyo baga dore bari na bonus ziri kugaragara nyine wavanye urwo runanga vana urwo runanga nawe ntibumva kandi nawe kukinga se madamu ntakinga nawe nta kintu ushinzwe hano by'ijoro rimwe nasohoka umva wamujyanye iwawe ntaho ugira uba ubundi reka tubyikemure kandi ndakuvugira ubuse n'ubona ko ndi kukuvugira abantu
ase mwakumvikanye ibintu bikagenda neza. Utari kunyumva. Basireka nkubwire siko. Waje umenya ko nari mpira hanga. Basi mu munota. Vira ntacyo nkumva. Sishaka kukumva. Warakoze kunkumva. Byani byawe. We. Tega ibintu bibabaje. Nese we nakugira iwawe manje. We wambabariye. Nawe nakugira iwawe. Kandi ntujya wumva wowe. Ntujya wumva. Wikiye kurwana. Kamvunye imbavu. So wandetse man. Ibintu byo sema. Nene mbaba reka nigende. Nese ndacaye cyabona ciye. Oya yari hano Chari sema ase bite byawe. Oya Chari. Ubundi wese ungendaho. Ntabwo ubugabo ari ubutumbi. Ungendaho cyane wowe. Urugo rurakunaniye urahimbira kuri njye. Oya utera umwaku. Aho Ratasheri. Ratoze mubwire. Urarara he? Nese ari mfite akabazo. Ubona kugira ahantu akabazo kaje. N'umusore nka muri Kigali. Babarira. Bashuka abana b'abakobwa bandi fata ibyawe ugenda. Yaragushutse umuntu ngana gutya aramushukada. Ratasheri wambabarira reka tujye mu seko. Nta kintu mvugana nawe. Batashuka. Ubundi wowe birakure. Birakureba. Viruhande. Viruhande. Basi ndakubwira akantu. Viruhande hakintu ugiye nabonye undi mugabo nawe ibyo ntabwo bikureba ntabwo umugabo wamumpaye. Aya nivugeraga. Nakubazaga wamubonye. Namaze ribara. Byose Ngende kukubaza ko wamubonye. Wamubonye. Wigira mu rugo babarinde. Reka njye n'imyenda mu. Ase umwirukanya atanariye wabanje ukana mugabo uri kugenda. Atanariye ukamugabo uri wowe nta biryo bihari. Zako mbonye arahari. Reka tureka kwiteza abanyamakuru. Mubu ni kusa hasi. Reka kwiteza abanyamakuru. Reka ninjiro. Ase mugabo yagenda ariye. Ivye hashye kumanyware rekaba agenda abiriye. Oya turabiganira. Sani yahashye. Turabiganira mu. Vira mu rugo. Na poshe yari yaguhaye. Vira mu rugo genda usimero ko arasabye imbabazi genda nyine genda baguhimba. Oya batonze. Umva nakubwiye ko nanjye atari njye wese rishaka. Sinjye pe siko mbabasha kuzababara. Siko mbabara. Oya nagaye by'umujinya. Oya ndekura. Siko. Se mwaje muhitamo urukundo rumwe. None ningu nakundaga. Ningu nakundaga. Wakundaga kandi waragiye gusaba imbabazi. Oya imbabazi naje ngusaba imbabazi imberera. Umva ikibazo. Nanjye uramutse sinzi ibintu nagira ngo abipe. Wanza ari yantegesheje seri. Wanza ari yantegesheje. Ibyo birakureba kurogesha n'ibyawe. Nyine nagira ngo abipe vere muri babiri. Ngo nanjye wagiye umubwira ko nakurogesha. Oya ntabwo kuko ndagukunda cyane pe. Mbabarira no washaka kumunda mbabarira. Inze mwebagamo muri babiri. Ibyo ntabwo bikureba nawe. Ibyo birakureba. Reka ratera. Bahangaho ugiye. Batonze nyine. Siko basemye. Urugo rusenyutse. Abo se nge kintu cyo mfite. Ni gute upanga umurenge ugapfa gusezerana n'undi muntu ufite undi mugore mu bana. Ndetse ubwo umurenge wo abantu mwari kuzabakiriza iki mbona ufite imyenda gusa. Imyenda na jerekani na kabati naki ubwo se Viraha jyana n'umunyamakuru wawe. Umunyamakuru wanjye se umunyamakuru ndamuzi. Ibyo ni bikureba. Nyine mbabarira siko mbabarira. Asonde madam. Ndekura. Madam. Ndekura. Ndagukunda. Madam. Uri kumbaza iki wowe? Ni icyo uri kumuhora. Ndamuhora iki? Ahubwo ubu bintu wiri gukora urabibona. Ibiki sawa basi. Uririrwa ujya kusebya uririrwa nta n'ubundi nayo kangubwiza uko nta n'ikintu mariye kandi urabizi neza. Hari inzu ntuyishyura. Ni wowe wishyurira inzu. Arabiyobewe se bimubaze. Reka kubiteza. Nako tunabireka nawe wa munyamakuru umva hanga. Mujye kubiganira. Nigera murabiganira. Oya ntabwo kadukingure nyine kubiganiraho nawe. Ntabwo nyine kubiganiraho nawe. Kadukingure twinshi. Reka. Nese basireka nkubwire siko. Reka ninjize imyenda. Reka nyine basireka. Mbabarira agi. Ndagukunda nawe. Yaguhanda iruhande ntabwo gushaka wanjye. Ntabwo gushaka wanjye. Kanga indatwite. Nawe ntabwo bikureba. Ntabwo bikureba ngo haye gasopo bwa nyuma. Ndekura. Nguhaye gasopo bwa nyuma. Ntuzanangarikire mu rugo. None se madam uyisumuhaga kakanya. Ushaka mu rugo wanjye. So wamenye ko unatwite basi nyine wamenye ko unatwite. Nyine menya ko unatwite ugira n'uburyo witwara. Ko akabagore baragwira mana yanjye. Hey. Sumuntu w'umugabo ako ngewe nibwo bwa nabona aho umugabo bamwirukana.
ubu ngiye menyereye ko birukana umugore umutipe w'i Kigali nawe udafite akantu kamwe byose ubifate kubuza duca akavuyo nabihoreye kabana ngo tugende man nese uramukimbe amaye mufate n'ibikapu kuna yahameze nese ubwo urajya he ndasubira ndabuzwa n'iki aha intambara zanyu ntabwo nge nakomeza kuzirukankamo ese ubwo birarangira gute ibyanyu ntabwo ibi bintu byarangira kuko baraterana amagambo paka mu gitondo ejo kunze rero bacu ngiye ibi bintu mbonye bikomeje kugorana ngiye mpita nigendera pe kuko nagera basi se nakuru mwakwicara mukabiganiro bikarangira nawe ntabwo naguhaye akazi twigendere man kuko ndabona nimba abantu badashaka kunyumva kunyirukana nk'ingari byo bigushimira kuko najugunye ibikapu mana yanjye ase ubwo ibyo bikapu uri kujugunya nkujugunye imizigo yinuza mana yanjye Kame twitahire man bakunze bacu rero ngiye nta kintu nakora pe nagerageje kubunga byanze reka ngene wenda ndebe ko nabaganiza bakabyumva ndabona n'abaturanyi babo baje barabereye byaza kugenda neza bikarangira wenda tuzamenye uko byagenze nibiba ngombwa